yasezibera nyuma yo gukubita umugore bamujyanye kuri polisi. Ubu se araza kubirokoka? Cyakabare nawe yamenye ko nkaka yatwaye amafaranga ya koperative. Ubu se warakurikizaho iki? Minyoni! 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 Karame papa! Enda hano. Akira shira icyo gikapu uri mu biki? Kakanu k'indangare gutya. Shira icyo gikapu ara mu cyumba. Ndabona ese nyokori. Yaje ahita asubirayo kuko yari agiye ngo kureba umukozi bakorana ari umuhamagaye ngo hari ikibazo gikomeye ashaka ko baganira. Noneho rero mbere yo kujyana icyo gikapu ndagira ngo tugire ibintu tubanza kumvikanaho. Ndakumva. Icyambere ndagira ngo mbaze ngukure mu mutwe ikintu cyo kujya unyitaso. Nge ntabwo ndi so sinakubyaye wumvise? Nyuko azagushakire padiri nge cyakabaro nsiri mu bwonko bwawe. Uranyumva? Ndakumva nine ndakumva. Numva mbese. Ndakubwiye ngo subutu ntuzongere kunyitaso. Vuze ngo iki? Sinzongere. Cyakabiri dore wihaye ibyo kwitwara nabi nka nyoko. Ibyo nabyo ndabikwiyamye. Ibyo kubona akantu gato kabaye mu rugo ukiruka kujya gusakaza amakuru y'umuryango ahantu hose mu baturanye. Ibyo ngibyo ndabikwiyamye. Wumvise? Uzongera kubikinisha gato gusa. Ukavanga wiruka nkuvuza induru ujya mu baturanye. Ngewe nzagucagaguramo ibice bitatu nta nuzamenya aho wagiye. Wumvise? Urukunyumva? Ayuko papa. Ariko papa ikise. Ubundi niki nakoze bituma ushaka kunyica. Ndakakwereza se. Uguririza uririza iki? Ndashaka kukubwira icya gatatu rero. Ari nacyo nashaka kugira ngo udenzeho. Wumvise? Nuko utazaharira n'umunsi n'uyu n'umwe ubingukiriza nyoko. Ntuzagira ikintu mubwira ko nigeze nkubwira. Wumvishe? Nizere ko wabyumvise kandi ngaho genda vango. Bibaye bigenze bite se ukuza watanya kandi umva igera hino nkwereke. Abaye iki? Manishobora. Ariko sicara utuze umubwire. Umva rero nkubwire ngo ku karere bakimanze ya diplome yanjye. Uvuze ngo? Yego. None babwiye titirere ko ngomba kuzana original. Ntabwo ari abinyibwirira ubwe ariko umukozi bari bajyanye mu nama niwe wampamagaye ahita bimbwira. Yego. Arabikubwiye? Nibwo ntabuze wakugiriye nyine muri bari uhora wirirwa umenera amabanga y'urugo. Nese uguragira ngo nyibikore wiki. Oya ariko nawe wintererana ko bikore wiki ko umunwa wawe ukugenda ubibisa amagambo. Mbabare umfashe mbona indi diplome no kuri kwimana. Eriko urabizi ko yamfashaga nubwo yari impimbano. Ubu nibwo wenda wamenya ko ndi umuntu w'umugabo. Reka nkwereke rero. Tuza winsemeka imbere. Ngewe sinzaba umuswa nkawe. Ngiye kukugira inama itaragakecuru. Ngaho mbwira numve. Original yo rabizi nta yindi wabona. Nayo nabona. Kandi uyibuze wakurikiranwa nk'umunyacyaha. Umenye ko hari wagongwa n'ingingo yo gukora inyandiko mpimbano. Ye baba data we no gufungwa se bikaza. Atagufunga. Ye baba we oya. Umva rero uko bimeze nega amatwi. Yego. Batange uhite wandika ibaruwa isezera ku kazi kubera impamvu zawe bwite. Ariko mbere yuko bikora ubanza ureke none dusabeyo inguzanyo. Urumva tujye muri banki baduha amafaranga kuri avance sirisalere. Ubwo se ndasezera ngenda n'indi deni ryabaye. Oya tuzanye muzayajyana. Nese nubiva tutari muri gahunda nyine yo kugira ngo tugure cya cyuma gitonora umuceri. Yego. No gushakisha nyine icyo uzabukora kugira ngo utazabaho nk'umushomeri bakakucishamo ijisho. Mbese abantu bazabona yuko wasezeye kubera impamvu zawe bwite. Ariko uziko bishoboka. Babone kugiye muri business. Mbese ubwo nkatangira gukurikirana imirimo yo kucyuma gitonora umuceri. Yego nyine. Ubu rero ikintu gikurikiyeho. Yego. Wowe no kuzana icyangombwa cy'ubutaka. Tukagenda tukajya kuri sako tukagipoteka bakatuguriza miliyoni 2. Noneho uhite wandika ibaruwa isezerano n'amara kuduha amafaranga. Nyamara ibyo bintu giyewe nanjye ndumva byaba ari sawa. Tubigenze gutyo byaba ari. Nongere mwihaniza wa mugore we. Wibuke kugira ibanga nicyo kintu cyonyine kigomba kukurengera. Yego. Hano hanza bameze nabi. Urumva? Ese Minyoni? Karame papa. Reba muri icyo gikapu uzanemo primus ebyiri zirimo tube twinywera shanganira na nyoko nguyu tukuganira umushinga mwiza. Primus gusa. Ariko urakoze n'ukuri. Ariko ndumva nubwo banari mfite buri kugenda bushira. Oya ni bushira ubwo bitangiye kwemera. Ahubwo reka nkubwira ikintu. Reka mpamagare banzanira icyo cyangombwa maze ubundi tukize. Maze urebe ku iterambere ry'urugo ridasagamba. Niko. None se papa. Ndakumva mwana wawe. Ikibazo cyitwara mute niba mama akomeje kwanga kwita abana kuri brigade. Nyine urabyumva icyo ashaka no gukomeza kumpema kugira ngo ngumemo hano nyine. None se paso urabona kukurekura biri vuba.
yewe biragoye mwana wa, buri muntu wese uri kungeraho ari kumpata ibibazo nkumva harimo haragenda hazamo n'ibindi ntazi iyo biva. Yewe nkibaza ibyo nabyo byanancanze neza neza, ibintu bari kumbaza nta n'isano bifitanye n'ibibazo mfitanye na mama wawe. bishoboka bite se? Simbyumva. Yewe iyi dosiye yanjye yatangiye kuremera kandi hari umuntu ukomeye ubyihishe inyuma. Ngo ntabwo ndi kumva icyo ushatse kuvuga. Mwana wa, ejo hari uwaje ambaza uko byagenze maze ndamusobanurira. Ngiye kumva numva mbajije ati nako reka tube tubiretse ndacyabikurikirana neza nzakubwira. Papa, ngira turebe icyo dukora. Ubu ndaguhangayikiye cyane pe. None se mama wawe anekerezaho iki? Mu by'ukuri kugeza ubu ntiwamenye icyo gutekerezaho kuko kuva bagufunga aba yicaye muri salo ntavuga ntitaba telefoni, gusa umurebye urabona ko yagize ihungabana ku buryo bukomeye. Yewe mureka azabona ibyo yakoze inyungu zabyo. None se papa, Ndakumva. uhakurikiyeho iki? Ko ari bwo bwa mbere se mfunzwe mwana wanjye, nanjye simbizi pe. Waba se washatse ukunganira mu mategeko? W'iki ubwo ngubwo? Niko nine. Eh, Ninde wabasha gusobanura ikibazo cyanjye kundusha? wemeye icyaha se basi kandi umenye ko uzaburana n'ingingo zikomeye mu mategeko. Mwana wa naremeye, ariko njye mfite ukuri kandi nzi ko kuzatsinda. Papa, urangije gutsindwa ubwo wazamuraye kurusha ukakubita mama. Ubu nta ngingo n'imwe ikurengera niyo yaba yaragukoshereje gute. Imyitwarire wagaragaje iremeza ko ari wowe umunyacyaha. Rero witonde kuko byakugeza kure. Nine, Karame. ndarengana mwana wa, ndarengana. Ndarengana rwose. Papa, mu mutima ndabyumva ko kuri umwere. Ariko uri umunyacyaha imbere y'abacamanza. Fatirana rero iki kibazo mu maguru mashya, uko bitabaye ibyo biraza kurushaho kuba bibi. Nine, Karame. taha mwana wa, taha kandi utuze ntugire byinshi uvugana na mama wawe kuri njye. Ibisigaye ndabyitaho nanjye ntugire ikibazo. Ibyo gushaka umwavoka se urabitekerezaho iki? Ninete, Karame. taha. Afande twasoje mu mfunguro nisubirire mabuso. Yo naganiraga nawe byarangiye. Papa, mbare ibintu tushakira umurongo pe. Papa, kubera icyo ushaka kwishyiraho uyu musaraba. Papa, why? Ese Kamero, watwongeye ko mbona akambere gakendereye sha? Njye nefete n'icyaka ariko rwose. Kandi wakoze kumpamagara ngo ngurire rwose kamwe bushaye. Oya ntibisanzwe. Nase n'ubwa mbere dusangiriye aha ngaha. Oya ntibisanzwe. Ariko uzi ko kuva nkaka yagenda pe nagezeho nkamera nk'uri mu kato neza neza. Umusigaye ndetana nkari mwera mu rugo. Ahubwo uvuze ibya nkaka. Yewe, akabe gaseko nta keza koko. Eh, Buriya nkaka yaducitse ate kwe? ahubwo se abaturage mwaje kubakizwa n'iki? Yewe, abaturage bo twarabegeranye tubabwira ukuri kose. Tubahimba make yarasigaye kuri banki. Ubu turimo gushaka uburyo burambye bwo gukemura ikibazo mu gihe agishakishwa. Yewe, ubwo se nkaka bwo naboneka muzasanga cyafite ko nawe muze ari umukoboyera. Ariko se koko cya Ndakumva. ubu neza nta makuru y'irengero rye ko mwari inshuti magara koko. Oya nukuri kw'Imana. Njya mubwiza ukuri bushaye. Nkaka twari inshuti pe. Twaganiraga byose. Ariko niho bushize bambwiye ngo umuntu ni mugari. Nanjye ndavyemeye koko ni mugari pe. Mu bintu nkaka yamishe. Ibyigenda rye n'uyu munsi nanjye kuri jye biracyari urujijo. Nukuri kw'Imana. Ahubwo Bako ndabona umuntu mpamagaye. Reka nitabe mwitabe wenda wasanga nta wamenya. Allo? Oui, allo? 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 Ntabwo nkumva neza. Reka negere hirya nshireho pareri telefone yanjye ifite ikibazo cya mikoro. Ntabwo ndi kumva neza. Allo? Allo, wamenye se? Ninde tuvugana? Bana ngo ntabwo uri kubijwi cyane. Haka. Salamu wa kino. Riko. Ni unageze Kimisango umujyi ndimo ndawucakaza. N'abasaba koperative. Bitese. Neza musaza. Niko, watangiye se kugenda ubona uturinye? Yabara ngiwe hano umva. Birirwa baneka. Bashyiraho ingenza ngo byanze bikunze ngo uzahano wagiye. Ariko hapi nta kintu nabahingukiriza. Umva. Ufite uboneka se ngo nimero zajya umunaho. Umva nimero nyine yime nanjye rero
ndayikoreza muri SMS kandi naho umva yo ubu amafaranga yo kugura icyuma namaze nanjye kuyagwiza ejo nshatse nagenda nkahita nanayafata rwose nanarara nje rwose ufite gahunda wowe uzasabe konji uze dutange byimbitse wasanga kukuneka bivuyemo no gufunga ntubikinishe umva nkwijeje ko nzakugeraho vuba nta kibazo kizabamo kabisa umva halo manete wakangaye ntabyo mvise ariko nta kibazo cyangwa ubwo se ko uko mbonye nimero ye naho ndemaze ndakumva sinzi uretse ko tutanavuganye neza kuri telefone yari yapfuye ashobora kuba ari nk'umusore twabanye nkino mu konvere za Kimisanga iyo ngiyo cyakora abantu barazirikana pe reka twigarukire mu byaha oya nta kibazo ntacyo bitwaye tereka ibyaha nkaka n'ubundi ribi zamufata niba mwaratanze ikirego se ahubwo ikibazo wagiranye na mama Divine igihe atahukanaga minyoni urabigenza ute kumva rwose yabikomeje ngo injira bose wanshatse se ni kwa muswa ibintu muri ijoro ni ibiki koko kira gikoga nzane bagikuye hehe uvise atari sawa se bose yakugoye usko nta kintu twakoze nabonye meze nka dayimoni neza neza ntacyo mwakoze kandi uzakambwira ngo ntigeze utuma sinzira ntakose ibintu ndi siniya mba nayotse rwose ntuzane ibintu byo kumbeshya cyakoze giteye nabi pe utise kosa gahunda ni mama yake numva se usko mu gitondo ariko nabonye ko nta menyo kigira buriya se yakuwe n'iki yose mani yashizemo numiwe n'ukuri hari umujama nyine wakijyanye muri rogi kimuzanaye nyine imikino agiye kubita ingoma agikura amenyo atatu imbumbi nabiketse ko yakuwe n'abatipe kabisa ahubwo rero yego umindiye swime n'andi mashoka kuko neza no habaye Rodani sibyo navugaga se none se parsego ndakumva uribuka ko nigeze kukubwira ko ninza tuzakorana wayitekerejeho neza uri tayari ewana ngiye nditare kandi rwose nditeguye urumva ubwo uzi ibintu bibiri ugomba kwitondera muri uyu mushinga kutagira ubwoba no kugira ibanga sibyo se ikindi gikomeye rero ni ukugendera kure amafaranga atari ayawe yaba yo kurangura cyangwa yo wacuruje ngewe ndizewe kandi nzi neza ko nkora kinyamwuga okay ntungire ikibazo rwose nizere ko nta muntu uzivanga muri akazi wundi nta ukwiye kuzamenya ibyanjye nawe bose umubwisha ukuri rero uko twavuganaga nyine ngiye nahise ntangira akazi ku byo nahise nkora ku basiniya banjye nyine tugabana akazi kugira ngo nyine bizagende neza kandi tununguke vuba ako parisego warasaze noneho gutesekana akazi kataranatangira iryo ni kosa rikomeye wakoze parisego akazi ntuzi nuko gateye wapi bose ibintu nabihaye umurongo ahubwo gutese aricyo kibazo ubu tuvugana nangije kubona ngo tuzashyira depo urumva nabonye uzajya ashaka abakiriya mfite uzajya agemura urumva ibyo ariko bishobora wenyine okay ibyo bigenje gake rero mfite ukuntu nzakwereka tuzabigenza okay akira isimu kati jewe ndagiye hano hariho nimero yanjye gusa ni wowe uzajya uyihamagara nta n'umuntu wemerewe kuyibipisha nta kibazo rwose urumva ntayotse rwose ngiye gatsitse gutegura ahazajya hava imari yego bose ibyakashe nzaguhemba tuzabiganira mwarutse okay ngewe ndi tayari nta kibazo urakiri twese ngewe ndi tayari ubwo ibindi tuzabivugana ugarutse nyine okay sawa nta kibazo hanyuma se bose muri proje ubwo mbaye mfitiye poste nzaba nshinzwe iki mbese bwira nyine kugira menye uko mpanga ibi akabanza nita allo cyakabari iyi nimero yanjye nshya ntuzambure bose ndakumva ni cyakabari inzu binkakara parisego ndakumva cyakabari umuzite umuzi awa mukashyeka baramuvumbuye ko yakoreshaga diplome y'impimbano kandi n'icyakabare wayimushakiye ubuse iyi nama ari kwigirira aza kumuhirara dosiye ya Sezibera Sylvie yakomeje kuyiremereza amuhimbira ibindi byaha ubuse azabirokoka ikinamico umuzi mwizaniwe n'umuryango Happy Family Rwanda Organization ugamije guteza impinduka nziza muri sosiyete no kuzana ibisubizo birambye mu miryango
yikurikire kuri radiyo rwanda buri wa mbere kuva 2:45 kugeza 3:00 z'ijoro no kuri BNB FM buri wa gatatu no ku cyumweru 9:00 z'umugoroba. Ikinamico umuzi mwizaniwe na Happy Family Rwanda Organization ku bufatanye na VSO ku nkunga ya UNESCO muri gahunda ya Our Rights, Our Lives, Our Future.